abakobwa bari muri benshi cyane rwose mubakire mu izina ry'abakongomani bagira amahoro n'amajyambere. turabakire mu izina ry'abakongomani n'amajyambere. Abantu twamaze gusobanukirwa gakondo yacu dukwiye kuva muri iyi si tukaba abizi ariko tukaba muri iyi si ariko tutari abizi tugatura i Gosheni hatagira ibyago. Igitangaje igihe ibyago byagaragara kwa Nyegiputa ntabwo byagaragara i Gosheni. Natwe abakristo muri iki gihe tugomba kujya i Gosheni ahatagira ibyago. Tugomba gutura ahantu hirengeye i Gosheni ahatagira kuvangura. Tugomba gutura i Gosheni ahatagira ibigeragezo, ahatagira kurwanira ibihugu, ahubwo tugatura i Gosheni aho twese tuzatuganira igihugu cyiza. Kizakirira kurya inyanja, kizakirimo igiti cy'ubugingo gitembamo imigezi myiza. Mwami Yesu nyambutsa inyanja, ndashaka kugeraho heza, ntanume n'ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Yesu nyambutsa inyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Icyo gihugu ntibicana, nta munyamahanga n'umubayo, bose bafite ubwenegihugu kandi bose basenga Imana imwe. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Muri icyo gihugu ntibarumvya, inyamaswa zaho ntiziryana, abacyororeramo ntibanyagwa, igihugu cy'umunezero. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Muri icyo gihugu niho yagiye kudutegurira aho tuzaba, kuko aho turi amaze gusaza hasigaye amasaha make. Ugeze Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Sara ahagaze ku cyambu, ategereje abashaka kwambuka, ngo bajyane aho heza bazatura, iteka ryose batimuka. Sara ahagaze ku cyambu, ategereje abashaka kwambuka, ngo bajyane aho heza bazatura, iteka ryose batimuka. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutsa iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi ubere ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutsa iyo
Mubakira mwese turabakiriye y'abanyarwanda n'amajyambere. abakongomani muri benshi cyane rwose. Mubakira mu izina ry'abakongomani bagira amahoro n'amajyambere. turabakiriye mu izina rya Kongomani n'amajyambere. Hari igihugu nsimbutse umuntu uri hano Tanzania. Abanyakanada mumanike. Tubakira mu izina rya Kanada bagira amahoro n'amajyambere. turabakiriye mu izina rya Kanada bagira amahoro n'amajyambere. Abandi twibagirwa Abanyatanzania. Abo muri Tanzania. Tanzania Nigeria mumanike. Ntawe dufite. Nawe dufite. Umunyakenya. Ngo arahari nabo mwakiye mu izina rya Tanzania agira amahoro n'amajyambere. turabakiriye mu izina rya Tanzania bagira amahoro n'amajyambere. Hariho nibagiwe. Ntawe. Noneho turebe abakristo bagana mu ijuru nabo mumanike. Nta muntu wemera kugira ubwenegihugu bubiri. Mungahe? Nta muntu wemera kugira ubwenegihugu bubiri. Koroga amazima mu bari hano. Abakristo bafite ubwenegihugu bumwe. Mumanike. Mureka mumanike kabiri ntabwo byemewe. Nawe mureke tubakire mu izina rya Kristo Yesu kandi bakomeze urugendo bari gukora intego. Turabakiriye? Amen. Muri amasaha y'igicamunsi tugiye kwigana amagambo atubwira ngo ese iwanyu ni hehe cyangwa se iwacu ni hehe. Twamaze kubona abantu abakongomani, abanyarwanda, abagande, abatanzaniya babonetse no mu bindi bihugu. None amagambo nje kuvuga ngaho ngo ese iwanyu ni hehe cyangwa se iwacu ni hehe. Senge. Turamushimira Imana ikomeye, tumushimira inzu ya nyakwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Uwiteka ntabarinjye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze mu byo ngiye kuvuga abari bumvugira mu izina rya Yesu. Tumaze gusanga ko buri wese afite gakondo. Twabonye afite gakondo muri Kongo, tubona afite gakondo mu Rwanda, tubona afite gakondo muri Tanzania ndetse na Canada. None tugiye kwigana amagambo atubwira ngo mbese iwanyu ni hehe. Iwanyu ni muri Kongo hagaragaye, iwanyu ni mu Rwanda hagaragaye. None amagambo azanye aka kanya ngo ese iwanyu ni hehe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 tuhera ku murongo wa 9. Itangiriro 2 ndere ku murongo wa 9. Muramure birazanya ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ku murongo wa 18 umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana irema Eva. Aha ngaha ababyeyi bacu ba mbere Imana yarabaremye ibashyira muri Edeni ndetse bahana gakondo. Kuko hano twabonye ko abantu bafite gakondo n'ababyeyi bacu ba mbere Imana yarabaremye ndetse bahana gakondo. Ngo nuko irema umugabo n'umugore, irema Adamu na Eva, ibaha gakondo hehe. Ibize biro turajyana ngo ibaha gakondo muri Edeni. Ku murongo wa 15 ngo Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Yamujyanye Imana yakoze umugambi wayo, ikora plan neza, irema umuntu irangije ngo imushyira muri Edeni. Yari muri gakondo ngo imushyira muri Edeni ngo ahingire ibirimo byose, imuha ibiryo ariko gushyiramo igiti kimenyekanisha iki ubwenge, ishyira muri igiti cy'ubugingo. Ku murongo wa 17 haravuga ngo ariko igiti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ngo umunsi yakiriyeho no gupfa uko igitekerezo cyo gikomeza abantu basomye Imana yamaze kurema umuntu imuha gakondo nk'uko bikwiriye. Nuko ngo ariko imuha n'amategeko agomba kugendera nk'uko twabyize muri igisha, ariko umuntu ntiyayakurikiza. Ngo nuko mu gice cya 3 cy'Itangiriro tugendane, umuntu aza gucungura ngo inzoka yoshya Eva. Umuntu yahawe amategeko agomba gukurikiza. Umuntu ahabwa
gakondo muri Edeni. Ariko bigeze mu gice cya gatatu Imana ngo inzoka yoshya Eva. Turasoma ku murongo wa 15. Haravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Aha ngaha bari bamaze kunyagwa gakondo bahawe. Umuntu yahawe gakondo arangije ayigurisha mu biganza bya Satani. Nuko Imana irangije iravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore ndetse n'uru hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, hagati y'urubyaro rw'umuntu na Satani, kuko Satani yaramaze kujyana gakondo ye. Kuko Imana yaramuhaye gakondo ye ngo nuko uwo muntu aza kwishyira mu biganza bya Satani, ubwo nyine yari ibaye ya Satani. Gakondo yari afite yarayimuhaye, yaramugurishije mbese muri make yaramuhaye. Ku murongo wa 22 aravuga ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Gakondo yayitangiye kunyagwa. Ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse kimwe muri twe kuko kujya kumenya icyiza n'ikibi. Noneho ararambura ukuboko arasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi, muri Edeni kugira ngo ahige ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ashyiramo abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Umuntu yaremanywe Edeni, Imana imuhaye ingobyi ya Edeni nka gakondo. Ngo nuko bigeze nyuma Imana ngo amaze gucumura yanze ubutegetsi bw'Imana, urabona Imana yayimwaka imwirukana he? Imwirukana muri Edeni, cyangwa se imwirukana muri gakondo. Nuko amaze kumwirukana muri gakondo, umuntu atangira guhingira ubutaka yavuyemo. Kandi yari afite gakondo. Ariko icyo akora Imana kuko ari nziza yohereza umwana wayo, nuko arongera noneho abagarura icyizere, abasezeranira gakondo yahe yo mu ijuru. Ese wowe iwanyu ni he? Iwanyu ni muri Kongo? Iwanyu ni mu Rwanda? Iwanyu ni he? Birababaje cyane kuba umukristo yafata igiterane agatangira kuburanira gakondo yo mu isi, aho twamaze kumenya neza ko gakondo iri mu ijuru. Umukristo wese uzaburanira gakondo yo mu isi, muzamenye ko Satani yarangije kumurasa. Ubwo ngo turi mu rugamba duhanganye n'imbaraga z'umwuka, z'imyuka mibi. Rero umukristo wese ngo yamaze gusobanukirwa naho gakondo ye ko ari mu ijuru. Niyo mpamvu ntibikagutungure umukristo atangiye kuburanira gakondo yo mu isi, kuko niyo azi nyine. Icyo dusabwe twebwe ni ukuburanira gakondo yo mu ijuru. Nubara kuburanira gakondo yo mu isi, uzajya gupfuka musenga Imana, isaba Imana kumagurutsa, kuko yarangije kugwa, yarangije kurohama, ari kureba iby'isi aho gusingira iby'ijuru. Nuko ababyeyi bacu rero baza kwirukanwa muri iyo ngobyi gutyo, babagurishije isi yacu. Nuko natwe abagiye babakurikira bose bavukira mu buhunzi. Icyo gihe n'ubuhunzi bwatangiye. Igihe Adamu yamaraga kwirukanwa muri Edeni, nicyo igisa n'ubuhunzi cyaratangiye. Ava muri Edeni, ndetse na Edeni bayicungisha ngo abakerubi n'inkota zityaye umuriro. Ngo nuko Adamu ngo ajya hirya ya Edeni, ajya hanze ya Edeni. Cyakora ngo yeretswe umusaraba, yicuza ibyaha bye. Ngo nuko Yesu Kristo aramanuka nka Mesiya. Ngo nuko abasezeranira indi gakondo bazataha bageze mu ijuru. Ubuhunzi bwarakomeje kugera muri Isirayeli. Muribuka Abisirayeli bagera mu Egiputa. Ariko igitangaje, Abisirayeli bageze mu Egiputa ntibitwa Abanyakanani, kuko gakondo yabo ntabwo yari Kanani. Bari baramaze kumenya gakondo yabo ya nyayo. Bitwa Abaheburayo. Ntabwo byari bihuriye n'Abanyakanani. Abanyakanani b'Abedomu bari bahari. Ariko Abisirayeli bamaze kuzamuka bageze muri Egiputa, ntabwo bise Abanyakanani, bise Abaheburayo, ndetse batura no ku musozi witwa wiki. Batuye i Gosheni. Ngo bageze muri Egiputa barangije bajya gutura i Gosheni. Iyo Gosheni n'abakristo tugomba gutura. Abantu tuzi ko dusiganirwa kugera mu ijuru. Abantu twamaze gusobanukirwa gakondo yacu, dukwiye kuva muri iyi si tukaba abizi, ariko tukaba muri iyi si ariko tutari ab'isi, tugatura i Gosheni hatagira ibyago. Igitangaje, igihe ibyago byageraga kwa Egiputa ntabwo byageraga i Gosheni. Muri iyi si ya none ibyago bishobora kugera ku bantu bafite gakondo birukanywe muri iyi si. Isi yacu aho umuntu avukiye se yakurira. Kumva ababyeyi bacu bavukiye muri Kongo, tuvukira mu Rwanda, ndetse tugiye kubyarira muri Amerika.
ni ukuvuga ngo isi rero isi Imana idusezeranira ndetse gakondo yacu ntabwo hazabamo kwiruka ukundi, ntabwo hazabamo kwimuka. Natwe abakristo muri iki gihe tugomba kujya i Gosheni ahatagira ibyago, tugomba gutura ahantu hirengeye Gosheni ahatagira kuvangura, tugomba gutura i Gosheni ahatagira ibigeragezo, ahatagira kurwanira ibihugu, ahubwo tugatura i Gosheni aho twese tuzaturwanira igihugu cy'inzira. Tugiye gusoma amagambo areka muri Yohana 17 umurongo wa 9. Murambure Bibiliya zanyu dukomeze. Yohana 17 ku murongo wa 9 haravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Nasabira biki? Bamaze gusobanukirwa neza ko gakondo yabo atari iy'isi, niyo mpamvu bavuye muri iyi si ngo sinsabira ab'isi, ahubwo asabira abo yamuhaye. Abantu bose bamaze gusobanukirwa Yesu by'ukuri ntabwo bakiri ab'isi, abo nibo Yesu asabira. Ngo sinsabira ab'isi kuko atari ab'isi. Igihe cyose utekereza ko uri w'isi, igihe cyose uburanira igihugu cyawe, igihugu gito cyawe kandi arakirukanwemo, icyo gihe uracyari uw'isi, ntabwo uri muri aba ngaba Yesu asabira. Ni igihe cyawe rero cyo kwisuzuma ngo uhindure inzandiko z'inzira, uhindure ubwenegihugu, kuko twese tumaze kubona gakondo yacu, tumaze kubona ubwenegihugu, kandi Imana ntabwo yemera ubwenegihugu bubiri. Ngo tugira ngo ahangaha ngo sinsabira ab'isi. Umuntu wese w'isi ntabwo ari mu mubare, ari no kuruhira umusaza ahangaha. Tugiye gusimbuka dusome ku murongo wa 22 kugeza kuri dusome ku murongo wa 16. Haravuga ngo si ab'isi kuko nanjye ntari uw'isi. Si ab'isi kuko nanjye ntari uw'isi. Ahangaha twaje gukora ku rusengero. Twaje gusenga iki? Twaje gusenga Imana, kandi Imana ntabwo iri mw'isi. Iyo Mana niyo dusezeraniye gakondo tuzagira tugeze mu ijuru. Ngo si ab'isi. Mu gihe cyose utekereza kuri uw'isi, iyo gakondo ntabwo uyifite. Igihe cyose utekereza kuri uw'isi, uzahora uri kuzerera muri iyi si, ariko ntabwo uzabona gakondo yo mu ijuru. Ngo uzabura iby'isi ndetse ubure n'iby'ijuru. Birababaje kuba twarabwiwe, ariko tukabura gakondo y'ibyo mu ijuru. Nuko indirimbo ya 4 bamaze kuturirimbira, aravuga ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi. Abo bagenzi bamenye ayo makuru, niba abagenzi bazerera kure y'iwabo, za mpunzi zimeze nka zabuze aho bavuye ndetse zibura n'aho bari. Abo bantu nibo bamaze kumenya ayo makuru y'umurwa, ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo. Ntabwo ayo makuru ari amakuru y'ibyo dushaka kumenya y'ibihugu twavuyemo, kuko umuntu wese uri gushaka ayo makuru y'igihugu yavuyemo ntabwo azashobora kumenya amakuru y'igihugu ari kujyamo. Mushiki wacu cyangwa mwene wa data yasomye amagambo aboneka muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Abantu bose ngo amakuru meza amenywa n'abagenzi. Abo bagenzi bamenye amakuru ntabwo ari abagenzi bari mu isi, kuko amakuru bari gushaka kumenya ni amakuru yo mu ijuru. Ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi. Twirinde gufatanya ibintu bibiri, kuko nushaka amakuru y'iby'isi, ninshaka amakuru yo mu Rwanda, ninshaka amakuru yo muri Afurika, ninshaka amakuru yo muri Kongo, bizatuma nabona umwanya wo gushaka amakuru y'umurwa mu ijuru, bizatuma nabona umwanya wo gushaka gakondo. Nuko Bibiliya iravuga ngo ntawe ukeza abandi bangahe, ntawe ukeza abandi babiri, ntabwo uzashaka gakondo y'isi ngo ushake n'iy'ijuru, ntawe ukeza abandi babiri. Muri Matayo 6:24 ngo ntawe ukeza abandi babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntimubasha gukorera gakondo yo mu ijuru ndetse na gakondo y'isi. Igihe cyose ushaka gukorera gakondo y'isi, ibagirwa iy'ijuru, kuko Satani yarangije gukurasa. Igihe cyose ukora winjiye mu by'isi cyane, uri gushaka gakondo y'iby'isi, tukamusenga usaba imbaraga y'Imana, kuko Satani arashaka kugukurira mu by'isi ngo akubuze iby'isi ndetse akubuze n'iby'ijuru. Korali imwe yo muri Cleveland niyo ivuga ngo niba ukorera Yesu mukorera by'ukuri, kandi niba udashaka kumukorera iryo ubuzima ni muto kuri iyi si. Ngo nuko rero ngo mureke gukeza abami babiri, kuko iyo ukorera ikajije abami babiri ngo wibagirwa umwe, cyangwa se ugakorera umwe cyane undi ukamwibagirwa. Ni igihe cyacu ngo tureke gukorera abami babiri. Aya makuru rero y'umurwa ngo amakuru meza amenywa n'abagenzi, mureke natwe dushaka ayo makuru. Amakuru dushaka ubu ngubu
ntabwo ari amakuru ya gakondo zo mu isi. Gakondo yo mu isi ntayo dufite. Kuva ababyeyi bacu bava muri Edeni, gakondo yarabuze, ndetse niyo bari barasezeraniye Abisirayeli ya Kanani ntibayibone kuko bifashe nabi, kuko batakurikije amategeko y'Imana. Bituma na n'uyu munsi nta gakondo bafite, bahora mu ntambara na Palestina ngo bari kurwanira ubutaka bw'isezerano bwa Yerusalemu. Nyamara birengagije ko ubutaka bw'isezerano, birengagije ko isezerano riri muri Kristo Yesu wamanutse akaza kubapfira. Birengagije ko isezerano ryabo, birengagije ko isezerano riri muri gakondo bazabona bageze mu ijuru. Ngo hari amakuru meza n'ingo n'abagenzi bazerera kure y'iwabo, kuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi agiye kwima ingoma ye. Iyo ngoma Yesu agiye kuza kwima ntabwo ari ingoma izahanguka. Korali Yesu araje ngo ntabwo ikurwaho n'ubwigomeke cyangwa ngo ishyirwaho n'amatora. Ingoma Yesu aje gushyiraho ni ya ngoma izabura iteka ryose, ni ya ngoma itazabamo kuvangura, ni ya ngoma izajyamo n'umuntu wese, kandi umuntu wese uzabayo azanyura mu muturanyi we. Korali Ijwi ry'Agakiza sinzi niba Gadi yamfasha akancurangira indirimbo ya Korali Ijwi ry'Agakiza, nabo baje gusobanukirwa na gakondo bafite, baje kumenya ko gakondo yabo atari muri iyi si. Gakondo yabo baje gusingira ntabwo baboneka muri bya bitaramo abantu baba bicaye bari kuburanira iby'isi, ntabwo baboneka muri bya bitaramo tuba twicaye turi kurwana, mbese tukajya no kurwana tukibagirwa Imana turi kuburanira ibihugu twavuyemo. Abantu babashije kumenya gakondo, babashije kumenya gakondo yabo baturutsemo, ariyo natwe muri amasaha dushaka kumenya, maze tugatsinda kamere, tugatsinda umwanzi Satani wo kurwanira mu mitima yacu atwereka ko gakondo yacu muri Afurika. Tugomba gutsinda Satani muri mitima yacu twibagiza gakondo yo mu ijuru, ahubwo akadushyiramo gakondo y'iby'isi kandi tutayifite, tudafite n'iy'iby'ijuru. Biwe kuba umucakara mw'iyi si icyacangeje kure mboreye mu buretwa bwa Satani, aho nari mfite kirengeraye saje araboha ndabohorwa, ndababazwa ndababarirwa, yamenyesheje gakondo iwacu mikaritiye buje nebahona mayobera ari mu nzira ijyayo dufite umuyobozi ukuri n'ubwo nari imbere aha ari mu matanwa mu zitane y'ibigeragezo kujyayo hari amahoro n'umunezero utagira impinduka, mbega iteraniro ryiza ry'abahozanya bazaba banesheje iyi si turirimbana n'abamarayika mu ubwo bukwe bw'igikundiro. Tiko waheze mu bucakarani wamenye ko wakomorewe umurage kwa data wa twese mw'ijuru iwabo wabakijijwe, aho tuzabona abacu twabuze tuzaramukanya twenyura, yamenyesheje gakondo iwacu mikaritiye buje nebahora mayobera ari mu nzira ijyayo dufite umuyobozi ukuri n'ubwo nari imbere aha ari mu matanwa mu zitane y'ibigeragezo kuryayo hari amahoro n'umunezero utagira impinduka, mbega iteraniro ryiza ry'agahozo ry'abazaba banesheje iyi si turirimbana n'abamarayika mu ubwo bukwe bw'igikundiro. Va mu bitotsi urimo wihane ejo utazasarura igonera zingitiranwa n'isi ishize, umunezero wabera ni Yesu ngo twababarizwa muri we kurya yaho tuzanezerwa, se kuyaranwa n'imirimo yo mu isi n'abandi bamaze kwinjira mu cyumba bambarira mu imyambaro y'ubukwe bafite impambi ihagije, abamarayika nabo
niba we mama nategura indirimbo zihozozo kwakira abashyitsi b'imenahu bazabe muri icyo gitaramo se kuyeranwa n'imirimo yo mu isi kandi abandi bamaze kwinjira mu cyumba bambarira mu imyambaro y'ubukwe bafite impambi hagije abamarayika nabo niba we mama nategura indirimbo zihozozo kwakira abashyitsi b'imenahu bazabe muri icyo gitaramo mbega iteraniro ryiza ry'agahozo ryo bazaba banesheje iyi si turirimbana n'abamarayika mu rugo bukwe bw'igikundiro. Ku magambo meza turirimbiye abayakurikiranye neza ngo bamenye iki ngo yamenyesheje gakondo y'iwacu ngo iyo gakondo ngo mbese kubera ko uheranwa n'iby'isi kubera ko uheranwa n'iby'isi kandi ufite gakondo ushishikarira kugeraho nyamara muri aya masaha gakondo kuri ubu ngubu turacyafite amahirwe yo kwijyamo nta kiguzi biri kudusaba ngo usibye ubushake Yesu avuga ngo dore mu byahishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu wese niyumva ijwi ryanjye azakingura maze ninjire dusangira. Ubu ngubu ni ubushake bw'umuntu kujya muri gakondo nziza, ni ubushake bw'umuntu kuzibukira gakondo y'iby'isi adafite, ni ubushake bw'umuntu kureba mu ijuru kuko ariho honyine abona gakondo, ni ubushake bw'umuntu gutumbira Yesu ku musaraba kuko ariho wenyine umuha gakondo. Nuko turebe mu Efeso 6:10 umutwe w'amagambo aravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, dubisiganye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe kwibagirwa iby'isi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe kwibagirwa umutima, muzinukwe iby'isi, muzinukwe gakondo mwiyokanywemo, muzinukwe iyi si ihora ituzungurutsa. Birababaje kuba ababyeyi bacu bavuga ngo bavukiye muri Kongo tutahazi, kuba abana bacu tuzagira ngo twavukiye mu Rwanda batahazi. Buriya ufashe Amerika ukamubwira ngo mama yavukiye muri Kongo akurira mu Rwanda ntabwo yabyumva. Ariko nitugera mu ijuru umubyeyi azavuga ngo ngiyi gakondo utazimukamo, ngiyi gakondo itazaba guhumukundi, ngiyi gakondo buri wese azatura ari umwenegihugu, ndetse ngo ntabwo bazasaba ubundi bwenegihugu ngo bakubwira ngo uruwanga kuko uzaba ufite gakondo kandi uzaba ufite ubwenegihugu bwizewe. Atari muri iyi si ubona ubwenegihugu, urugero nk'umuremeye kubona ubwenegihugu ariko wakora icyaha bakagusubiza iyo waturutse kandi ufite ubwenegihugu. Mu ijuru rero buri wese azaba afite ubwenegihugu ndetse buri wese azaba abayeho nk'akavukire. Ntabwo umuntu azajya arushwa n'ubwo atamenyera ururimi rwabo ngo kuko azaba ari iwanyu ururimi rwawe uzaba uruzi. Ngo ni uko mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mutagwa isari muri uru rugendo rwo mu isi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mukomezanye na ba bakristo twabonye bafite gakondo mu ijuru. Muri iyi si muri aka kanya twese twibagirwe gakondo y'iby'isi, maze umuntu urajya kubaza ngo ukomoka he, ujye uvuga ngo ukomoka mu ijuru kuri Yesu. Umuntu nakubaza gakondo yawe umubwira ko gakondo yawe iri mu ijuru, yabonetse ku musaraba ubwo Yesu yazaga akayiza mwiza akabicyungo kiduhuza n'Imana mu ijuru. Ngo icyo gihe niho gakondo yari ibonetse. Iyo gakondo niyo Abraham ategereje, iyo gakondo niyo Abisirayeli bamaze gusobanukirwa bategereje, ndetse iyo gakondo niyo Adamu ategereje. Iyo gakondo rero niyo mushishikariza nawe gutegereza. Tugiye gusoma isomo risoza riboneka mu Mafilipi 3:20. Aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaza, we mwami Yesu Kristo. Naho twebwe iwacu ni he? Ijuru. Reka turabakongomani bari hano bongera bamarike. Baracyahari abakongomani bari hano. Nta muntu ngo mu ijuru ngo ntawe ukeza abandi bangahe, kandi mu ijuru ngo ntawe ngo bagira ubwenegihugu bumwe. Nuko byaba bibabaje mugende mwitekerezeho mumenye ko kuba umukongomani twahindukanyweho ntacyo ubu ngubu kitumariye, ahubwo icyo dushaka kumenya ni gakondo yonyine yo mu ijuru. Dushaka kumenya gakondo muri iki gihe. Naho twebwe iwacu ni he?
iwacu ntabwo ari mu isi, iwacu ntabwo ari mu Rwanda, iwacu ntabwo ari muri Afurika, iwacu si mu Buganda ntabwo ari muri Kongo. Ubu naho twebwe iwacu ni he? Reka turaharanira ko bari mu ijuru, reka twirebe ahantu ko bari muri Kongo. Bamanike nabo barabonetse, Imana ishimwe cyane kuko nabo babonetse, ariko bazirikane ko gakondo naho twebwe iwacu ari he? Ni mu ijuru. Rero dutegereje umwami ko azava. Mureke twese tureke kujya tuba mu bitaramo biburanira ibihugu, kuko Satani ashobora kubikoresha yirukana abantu mu nsengero, kuko iyo uburanye uba uri kwereka umuntu ko ntawe muhuriye. Mureke dutsinde Satani itwereka ko hari abantu, dutsinde Satani inyura mu bantu ikatwereka ko ntawe duhuriye, dutsinde Satani inyura mu bantu akakubwira ngo umunyarwanda wari umukongomani, ahubwo twese tuvuge ngo iwacu ni he? Twese dutsindishe Satani iryo jambo tuvuga ngo iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umwami ko azaba, ndetse ngo umuyobozi wo mu ijuru, umuperezida waho mu ijuru, twese aratwemerana agavangura bitewe n'isura yawe. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Birababaje ko twaba turi abakristo turi kurwanira gakondo y'iby'isi, naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri no gucishwa bugufi kwacu akazabushyira ngo reka dore ruguru ngo naho twebweho iwacu mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava, we mwami Yesu Kristo uzahindura umubiri wo gucibwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Ngo naho twebwe iwacu mu ijuru, kuko niho Kristo azava adukuraho umubiri wo gucishwa bugufi, adukuraho umubiri wo gupfa, uwapfa niho gushyingura iwanyu. Naho twebwe iwacu mu ijuru, aho tutazapfa kandi aho tuzatura iby'iteka ryose, aho tuzatura nta muntu twirukaho, aho tuzatura nta muntu ukubwira ngo wowe hano si iwanyu. Mu ijuru ngo abazagerayo bazaba bafite ubwenegihugu buhagije. Ngo korari batwara mu cyo ngo umwami Yesu yambutse iyo nyanja, ndashaka kugira ngo heza mureke muri amasaha isengesho ryacu ribi ryo kwambuka iyo nyanja, kuko twamaze gusanga ko nta gakondo dufite muri iyi si. Indirimbo y'189 afite ibitabo by'indirimbo turajyanirana. Indirimbo y'189 nayo iri kutubwira ngo twabuze gakondo muri iyi si, ngo twabuze gakondo muri iyi si, tuyirimo turi abasuhuke, ariko ikitunezeza kuko dushaka gakondo irushaho kuba nziza. Ikitunezeza kuko tutagishaka gakondo y'iby'isi, ahubwo dushaka gakondo irushaho kuba nziza. Dushaka ya gakondo ababyeyi bacu birukanwemo, ahubwo dushaka iyo gakondo natwe tuzayigarurirwe yarabaye gakondo nziza kurushaho. Ngo twabuze gakondo muri iyi si tugamije iwacu mu ijuru, niyo Siyoni ihoraho ifite umucyo udashira, ihora irabagirana. Mbega uburyo tuzanezererwa aho abagenzi baturuka. Icyamamare none ngaguruka nkigirayo nkibanira nawe umwami. Ngo icyamamare none ngaguruka, niba nifuza kuguruka. Ninde warujwe n'iyi si? Muri iyi si abantu benshi barujwe n'iby'isi. Tujya kumva tukumva inkuru z'incamugongo zitugezeho ngo wakundaga arapfuye ndetse apfuye atanarwaye. Ngo ariko muri iyo gakondo abagenzi bazatuma urugo. Muri iyo gakondo ntabwo inkuru mbi zizongera kubayo. Ngo ikitunezeza kuko dushaka gakondo irushaho kuba nziza. Ngo mbega uburyo tuzanezererwa aho abagenzi batuma urugo. Icyamamare none ngaguruka nkigirayo nkibanira nawe mwami, mutima wanjye reka kuganya. Umuntu ntabwo usobanukirwa na gakondo ye ntabwo umutima uzongera kuganya. Ngo mutima wanjye reka kuganya, dore igihe Imana yangeneye nicyo cyiza, njye nkomeza kwiringira ngeze ubwiza w'amamagara. Mureke twambare intwaro zose z'Imana, mureke tugume ku rugamba, kuko turi ku rugamba rukomeye cyane, aho duhanganye na Satani. Ubu ngubu ari kurasa umukristo, abandi bakristo akaba aribo twe turushaho kujyana amakuru naho tutamufashije kweguka. Muri iki gihe Satani ari kuturasa, mureke turwane nawe dusabe Yesu amudutsindire, maze tubone gakondo nziza aho abagenzi batuma urugo. Ngo kugeza ngo umutima wanjye reka kuganya. Nituba twaramenye gakondo y'iby'ijuru, iby'isi tuzabibona nk'amase. Niko Pawulo yavuze ngo iby'isi byose mbibona nk'amase. Nitumara kubona gakondo y'iby'ijuru tumaze kuyimenya, iby'isi byose bizajya bitambuka binyureho, tuyifate nk'iby'isi nyine, kuko tuzadutegereje gakondo y'iby'ijuru.
ngo umutima wanjye reka kuganya dore igihe Imana yangeneye nicyo cyiza. Icyo gihe tuzaba twageze mu ijuru nicyo kizaba ari cyiza, kuko ntabwo umuntu azongera kuba yicaye ngo yumve mu kanaka koze impanuka. Ntabwo umuntu azongera kuba yicaye yumve ngo umuntu arapfuye atarwaye, yumve ngo icyorezo cyaje ngo mwese mugume mu rugo, yumve ngo abantu magana ngayo bapfuye. Nitukura kugira ngo ngaho ikimana tugenera nicyo kizaba ari cyiza, kandi tuzaba turi mu ijuru ry'amahoro tuzajyanamo n'abantu bafite amahoro, abantu batagifite ivangura, abantu batagifite gakondo y'iby'isi, abantu batakica mu bitaro ngo baburanire ibihugu. Abo bantu nibo tuzajyana muri gakondo yo mu ijuru. Mureke twese tubashe ducunge intwaro zacu kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubwo Satani ari kuturwanya, mureke twese tube ku rugamba dukanura amaso, mureke twese duhamagare Yesu aho ari utubanziriza imbere, kuko twebwe ubwacu ntabwo twamwitsindira. Nibyo mbasabira